Yes, ndizere ko mumeze neza kabisa. Welcome once again kuri the ZOOM TV24. Niba utarakanda subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video nyinshi zitandukanye utasanga ahandi. Ngira ngo uyu munsi turaje n'uyu musore mu wagenda yiyambika rwose amafime. Ramona n'umukongomani ijana ku ijana. Sinzi niba mwabibonye. Yandikirwa comment nawe nibona ari umukongomani nawe ngo umukongomani. What's up man? Urabona kongomani? Murakoze nanjye ndi kumwe na Didas nkaba nitwa Kamarade aka Kapo twaba tuje mu kiganiro gufatanya na mugenzi wacu Didas kugira tubagezeho muri byumse muri no minsi kwasohotse urutonde rwa Guma Superstar season ya kangahe season ya 8 ariko hagataho hano turi mu modoka nziza cyane dore modoka dore icyuma urakibona iki ni icyuma turimo icyuma turimo turerekeza ahantu kujya kurya ubuzima de nubwo ari kwa kabiri nitwe bantu bambere tugiye kurya ubuzima ari kwa kabiri ariko reka tugende tuganira kuri aba bahanzi basohotse cyangwa se urutonde rw'aba bahanzi bazerekeza muri Primus Guma Superstar n'urutonde ndi kubona ho urabafite nabafite reka duhere kwa mbere ndabona ni n'abantu 10 kwanza abantu 10 wa mbere ni JC wa kabiri Karfan akazaho Bruce Melody akaza Christopher akazaho Active akaza Just Family akaza Young Grace akaza Queen Cha akaza wa musore ujuririmba ngo ndagukunda nzapfejo bamwita Osen akaza no bita Micho the best umwaririmba ngo misaririmba sinzi indirimbo yasohotse murabizi ari yaririmbye twakundaga avuga ngo ni kule kure mama ni kure ngira ngo abantu benshi muzaho mwagiye muturuka arabenshi bagiye muzi cyane kabisa mwagiye muryaza ibyo bijuma murabizi abantu wese bari umushogoro tubasuhuze mwabantu abantu bari ikora urarize ko ikora ntago ndize umva abantu bari ikora urana yuko ujye mu mateke harakanu kaba hagati mu mateke karakanu bakura mu abantu benshi bakore mu byaro urabizi ibyo bitikora naho bujya umva abantu bamwe bakunda gutukana ngo gakorwe mu nk'ikora bazi ko iryishati ariko ntabwo bazi ko ari byo ntabwo bashaka kugira ngo bava muri Kinyarwanda. Yes ngira ngo wenda tuje hano kugira ngo tugende tusesengura kuri uru rutonde namwe uko bisa ko saruko mubibona ini Primus Guma Superstar ariko abantu benshi bagiye bakunda kugenda bavuga ngo abantu barimo ntabwo ari abastari ntabwo izabiryoshye wenda tunyujiyemo amaso ndabonamo harimo JC afite indirimbo nyinshi cyane JC na Karfan ngira ngo dufashe kuri reka tubanze duhere kuri hip hop kwanza hip hop harimo JC na Karfan kuri wewe urabona ari nduzagera kure nk'umuntu kusanzwe gukurikirana ibintu by'umuziki jewe ikintu navuga kuri abasore babiri b'abanyarwanda yeremera ko Karfan burya no umuntu watangiye kera hip hop tangiye umuziki ya baking abandi bantu mbere ugasanga kuri Primus Guma araza baking aba Bruce Melody baking abandi bantu ariko ngira ngo kugeza ubu ngubu bigaragara ko nabo aje noneho nk'umuje guhatana aje ku ruhande rwo guhatana ntabwo aje ku breaking abandi tumuzi muri Guma breaking abantu twaze mu bitaramo bagiye mu bitaramo usajya breaking ariko ndizo ubu ngubu ndizera ko aje nawe guhatana nk'ikihangange cya hip hop igihangange cya hip hop nayo nkubaje hagati kuri Karfan na JC ubona ari nduzagera kure Jya amahirwe na Karfan kwera ko afite abantu aho twumva minsi turegana JC nawe afite indirimbo mino minsi zikunzwe ariko ngira Karfan we bamaze kumenya abantu benshi reka tujye muri audience yawe waruna bikomoje cyangwa mu bafana tugereranye indirimbo za JC n'iza Karfan zariye hit reka tujye kuri Karfan yakoranye muri ya ndirimbo ya Too Much yaririmbyemo amagace ariko JC nawe tutakwirengagiza ko afite abafana benshi kuko muri ya ndirimbo yakoranye na Bruce Melody I'm Back Nikereza ko ari indirimbo abantu benshi bakunze kandi nanone ku rundi ruhande ishobora gutuma arusha uwo twakwita Bruce Melody akaba bambe Karfan akaba yamurusha amanota aho kuri I'm Back ngenda byemera ko JC ashobora kurusha Karfan kuri ibyo bivuga ko ashobora kurusha Karfan ntago twabyemenya neza kubera ko nzi ko iyo ndirimbo ijejo bundi rero ku bantu bayize uretse abajene urubyiruko irandirimbo ivuga ngo urukundo rw'injyana ntarwo iriya ntago icyo nakubwira cyo ku bantu bafite ku bantu bafite imyaka isumbuye ku yacu ndize ko abantu bayizi ni bake cyane ariko iyo ndirimbo yaririmbyemo mu bantu uzi mu ba All Stars dufite mu Rwanda ngira ngo benshi abakecuru barayizi Too Much ngira ngo umukecuru wese wabazo bazi Too Much niki bazi kuri video bagiye bakoraho iriya video yavuzwe amagambo menshi abantu bakagira amatsiko kujya kuri video wese ibintu bavuga ngo Too Much birambaye nabi birameze gute ngira Karfan kwera ko yarimbagamo ariko kuvuga ngo iriya ndirimbo ya Bruce Melody na Karfan ntago nakumva ko waruvuze ya musori yes ngoko aravuga ati kuri we uravuga ko Karfan ari MUWA
ku bantu bose ku cyane. ngeri zitandukanye. Okay, ngiye kuri ngiye rwose ndemeza ko JC bishobora ko azagira popularity muri Guma Guma cyangwa se azakundwa cyane muri Guma Guma kurusha Karafani. Reka tujye ku bandi bahanzi babiri nabo bakunze kugaragara muri Guma Guma baranakurikirana bamwita Bruce Melody azabahanganye bidashidikanywaho na Christophe. Aho nakubishidikanyaho rwose n'abahanzi ubusanzwe nabo basanzwe bifitiye abafana babo. Ahangaha nubwo bafite abafana babo ntago nakwizera ko Christopher yajya gupeza Bruce Melody kuko nabizi Bruce Melody kwijwi ryiwe ku bafana be kuva kera. Christopher nabize nawe n'umusore nawe uri kubikora neza muri no minsi ariko ntago navuga ko ashobora kujya ntashobora gufungura dushumi twa Bruce Melody. Ubwo hano kuri Bruce Melody we na Christopher nta bintu byinshi twakurirwa tuvuga wenda abantu mudukurikiye tubibutse mu kandi subscribe kugira ngo muzajye mubona n'izindi video mutabona ahandi ariko ku bantu badukurikiye namwe mugenda mufite abantu mufana niwumva tuvuze ko ku giti cyanjye niwumva mvuze ko Bruce Melody wenda arusha Christopher kuba yagira abafana benshi ndabanguha fact nyinshi cyane zerekana ko Bruce Melody kuva yakwitabira Guma Guma abantu benshi babashoboraga no kuba bamuha amahirwe yo kuvuga ngo yayitwara. Ikindi hano ni impano zose umuntu yavuga ko zitari ku rwego rumwe cyane bose baririmba injyana yenda kwegerana bafite n'abakunzi benda kwegerana ariko urebye umuntu ushobora kuzagira abakunzi cyane ndetse ngiye kuri ngewe tugeze hano mpana Bruce Melody amahirwe yo kuba yatwariye Guma Guma. Sinzi aho ngaho washyira akadomo aho nkubwiye no kuri Primus Guma zatamutse bushize dizera ko ari naho yihagwaga amahirwe ko yitwara cyane kabisa. Hakaho tutuzo ukuntu byagendaga aba twese tuvuze induru ati Bruce Melody arayitwara ariko hari aho aba judges abari abandi bakora ibyabo ariko twe tuzi ko Bruce Melody ashobora kwitwara nawe urabizi uri kanya yari yakangahe iriya yarize ararira ziko yaragiye kwitwara ararira bahamagaye nta makanyishe zahaba aho nta mpaka ziri mu nyinshi bazajya bajya mu road show atandukanye bazajya babona ko uko byagenda kose Bruce Melody azaba afite abafana twamenyana ko Bruce Melody hano Christopher atapeza Bruce Melody ku ndirimbo se nka ntundize you complete me na twa turirimbo za inchwi nazo urumva ni uturimbo twiza ariko Christopher nawe nyuma yo kuva muri kina music yazanye indirimbo za simusiga n'utundi turimbo twishi dutandukanye ariko ahabwo n'urucabana Bruce Melody biragaragara ko azarusha Christopher amajwi. Reka tujye mu magroupe ndabona ntagucanga twarenze gatoya ntago ira ndirimbo ya simusiga ya Christopher kuvuga ndizera ko naka kanya ufashe mikoro gatembera mu bantuze mu rubyiruko ugatembera mu bakuru nizere ko yandirimo babwira ati indirimbo iherutse gusohoka Christopher ngira ngo bakubwira niba kiya ntago benshi bayitinga cyane bayimenye cyane ako Bruce Melody indirimbo yose yasura aka kanya ukabaza umuntu wese yahita akubwira ko indirimbo yari yahita ngira ngo nayira yakoranye na No Less Deep in Love nayo abantu benshi barayikunze cyane bagenda hanga nucabana ntago twabitindaho ahubwo reka tujye kuri ndabona ku magroup Just Family na Active hano ngiye kuri nge ndabona Active izarusha Just Family ahangaha nanjye aho ngaho rwose ndumva ntako twagurwa ngo tubikindaho cyane kubera ni ya Just Family ivutse igarutse izutse niko nabivuga uretse kuzuka aho bwiriya yari sinzi n'umuntu wabaza ati Just Family ngira ngo waje n'umwana ubu nifite n'imyaka ingahe ukabaza ati Just Family nyizi kera ntago ushobora kumubwira ko Just Family kuva kera bazimo kuraje cyane bazimo kumubwira ngo ni bande barimo n'uguti ntakubwira n'amazina rwose nakubeshye nubwo nkurikirane by'imyidagaduro ariko nta zindi ndirimbo zabo shyashya nzi harona bajije ati se Just Family abantu barimo burabaza ngo yango nzimo ngo wa murundi nguri umva n'ubundi barimo bazira ndirimbo bakoze ejo bakunyana mu murundi bitantu za Araflo ya Arafro ngira ngo uramuzi mu ndirimbo nziza cyane aryo ndirimbye ngo yari ari kumwe na Chanel wari umusheri wa sorry gataho ndamwibagiwe ariko nura musore ni watumyire ya ndirimbo iryoha ntago ngira ngo nago n'urucabana kuri active wende zagendana kuri za ndirimbo zabo basanzwe n'ubundi bafite amafiyeri ndetse ikindi active uzi ko ari itsinda rifite umwihariko mu kubyina nabyo nizera ko bishobora gutuma abantu bagira gutya bakaba bakwishimira active cyane kurusha uko wakwishimira Just Family ngira ngo nibatangira ahandi ho kuvamo ubona ko nayo iri mu matsinda ashobora kuvamo mbere ikibazo kiranga Just Family nayo rero ubona ko kuna iriya video bafite video nziza iyo bari ubona ko nabo perform neza baramutse bakoze cyane bagakomeza bagakora bakamenyera n'iriya groupe bakamenyera ubona ko nabo bakora umuziki neza bakora neza ariko kuvuga kuri iri rushanwa muri Guma Guma Just Family rwose nta bafana benshi nkeka ko izabifite ntabo rwose anga ntarwo uretse ko na Active nayo muri misi nta kiri kutwereka ubona bacitse intege babaye sinzi kibabaye ushobora kubabaza se ariko ari indirimbo bakoranye na uramu
Tanzania nya Uganda ntago nkibakurikiye cyane kubera ko ntago nta kintu kidasanzwe nkibona ngira ngo active igiye kumera nk'aya bandi babita ngo TNP baba TNP nabo ubona ko nabo bari mu rugero rumwe TNP umwazi mwigire mu itangazamakuru ndakaza akabivanga gusa kugeza ubu reka wenda twanzure ku kiri cy'amagrupe ubona ko ku magrupe n'ukuri active kuri ngewe ndayiha amanota nka 70% kurusha uko Just Family izitwara muri competition Just Family nayiha nka 50%. 50 nabwo ni kenshi ngira ngo reka tujye ku bakobwa female ndabona mu female harimo Young Grace na Queen Cha no bubahirije ngo jyahame jya agenda ariko hano nabwo nago twabitindaho cyane kuko n'abantu bose kuri bo bitabiriye guma z'ibihe bitandukanye ariko yigeye muri experience cyane kuri ngewe Young Grace arusha experience Queen Cha muri guma superstar ndetse no kwishakira abafana icyo twita kwishakira abafana aha Young Grace nagushidikanya ko ashobora kugira amanota menshi kurusha Queen Cha. Icyo cyo vuze kuvuga ngo Young Grace afite experience kurusha Queen Cha. Ahubwo ngira ngo icyo arusha Queen Cha Young Grace n'umushapu cyane n'umushapu ubona ahantu hose ubona ko yagerageje kujya mu ukasanga ajya mu tubyiniro abantu akabegereza bose akabireka ariko Queen Cha nyina ngo aririmba n'indirimba urubyiruko rwita rwisanga mu rabizi ko mu bihe bishize yasoye yandirimbo yitwa Whisky ya Papa na yarayikoze ngira ngo abantu benshi bakunda ko akambanye nyurumva nakuntu batagomba kuyikunda ikindi Young Grace nyine ni wa muntu ushyuhira ibintu bye cyane akabyirukankamo cyane ku buryo rwose ubona ko abafite umuhati no gushaka abafana hano rero narwo twavuga ko barenda kuringana ariko Young Grace nanone watekereza kuntu ari wo mukobwa uhagarariye hip hop hariya nanone bishobora kuzatanga indi sura ariko ngira ngo ibyo vuze nubwo kuvuga ko we afite experience ko yaragiye muri guma na ntuzo yararimo Queen Cha ariko icyo nzi cyo bari imbere bitandukanye umwarimba nka hip hop undi akaririmba R&B sinzi ko ndabizi ko ashobora harabashobora kwikundira ko umuntu ari romantic urebye Queen Cha ari kuri stage kamureba igihagararo cye ukamureba ngo karindi yarimbanye na Safi ura mu byara ugira ngo kizimya moto irandirimba bisha barayizi kugeza wagwera ifoto y'ishusho y'urukundo nayo karimbo nako urumva ni indirimbo urubyiruko kizikunda bakunda cyane kandi na Queen Cha umurebye ushobora n'ubutaba umuzi akajya imbere akaririmba ariko amahirwe ahangaha ashobora kuyaha Young Grace ariko hano bazahatana hano kugira ngo ahangaha bazapezanye Young Grace cyo namusaba akore cyane ari kumwe n'umukobwa nawe ukunzwe kandi amurusha nawe kuba aha buri bose n'ugukora hano n'ugukora ntabwo avuga ngo Young Grace ngo ashobora hano n'ugukora bose barabimenyereye n'ibintu batagiyemo bwa mbere nanga ntabwo twavuga ngo uyu bose kandi nabona umuntu makera kuva kera nuze na Queen Cha ntabwo akwa umuhanzi w'ejo bundi cyane nawe ni umuntu wataye kuva kera reka twigire ku bandi bantu ni babiri Austin na Mico the Best aha nabo nta irushanwa s'ubwambere barijyamo ngira ngo Austin n'ubwa mbere ngira ngo niwo muri bwa mbere niba wibuka neza ntago nta narimwe Austin nibwo bwa mbere yaje muri guma ariko Mico the Best yaje ariko yavuye muri gikubita ndibaza amurusha experience nkeya kuba yarayikandagiyemo Mico the Best ariko Austin ni ubwa mbere aje muri Primus guma ariko nizere ko nawe inyota yari afite kuzamo azagaragaza bajyanyemo iki rero nicyo twibaza ajyanyemo iki Austin agiyemo bwa nyuma ajyanyemo ya ndirimbo yitwa I love you Mama Sister ni yajyanyemo ariko akajyanamo hari n'utundi turirimbo wenda bagiye bakunda twishi twa Austin twibiye bitandukanye umuntu yavuga ko yarakoze na Mico the Best ntiyari yicaye yasohoye Nyiraminani azuyagunaga icyo navuga kuri abo bagangi babiri icyo navugaho cyo ntago Mico the Best nawe ari mengi kuko Austin ari mu bantu bakunzwe muri iki gihugu muri media arazwi no mu muziki arazwi abe hanje avuge ngo hano hajemo umuntu ushobora kumucaringinga hano cyane kuko Austin ari mu bantu bakunzwe benshi mu banzi bakunzwe kubera ko ari kuri radio baramwumva ari kuri baramwumva aho cyo navuga cyo hangaha ntitwaze Mico the Best ngo nuko yakandagiye mu gafezo experience ntago turamenye ngo Austin we azanye iki ntago turamenye ngo azanye iki tumwitege turebe kuko twabonye performance ya Mico the Best reka tuteze turebe ko n'ubwa mbere ngira ngo agiye mu niba twibukanye neza sinzi niba wanyibutsa